Imana Data na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimugire amahoro. Basoserdoti biyeguriye Imana, babyeyi barezi mwaherekeje aba bana nimugire umubyeyi Bikira Mariya. Nka Yesu yari afite imyaka 12, ababyeyi bamuzana Yerusalemu mu ngoro mu rugendo nyobokamana. Natwe buri mwaka turabazana kugira ngo tubature umubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo abafashe gukura neza mu mutunganira, abahe umugisha. Twishimiye kandi kuba turi kumwe na Nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira. Inkuru nziza mwumvise kugira ubutungane Papa Francisco muri iyi minsi ishize yamutoreye kuba umwepiskopi wa Diocese ya Butare. Ndagira ngo yigire imbere abana mu mwakiriza amashyi n'impundu. Dushimira Imana rero yadutoye umwepiskopi mushya, namwe ababyeyi b'inshuti. Nemera imbere y'Imana ushobora byose Imana ushobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze uzatugeze mu bugingo bw'iteka. Yeah.
ijuru.
ubwo mu bihe bizaza umusozi wubatseho ingoro y'uhoraho ushyirwa hejuru, ukazasumba imisozi yose n'utununga twose, maze amahanga agahora arawugana. Imiryango myinshi izashyira nzira ivuge iti, nimuze tuzamuke ku musozi w'uhoraho, tugane ingoro y'Imana ya Yakobo, azatwereke inzira ze, maze tumukurikire. Koko kuri Siyoni niho haturuka amategeko, ijambo ry'Uhoraho rigaturuka i Yerusalemu. Azaca imanza z'ibihugu byinshi, akiranura amahanga akomeye ndetse n'aya kure. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bayacuramo imihoro. Nta hanga rizongera kubangurira irindi nkota, kandi ntibazongera ukundi kwitoza imirwano. Buri muntu azatura munsi y'umuzabibu n'umutini we, kandi nta n'uzongera kumutera intugunda. Niko avuze Uhoraho, Umugaba w'ingabo. Nk'uko ibihugu byose biyoboka izina ry'Imana yabyo, natwe tuzayoboka izina ry'Imana yacu iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyefeso. Bana, nimwumvire ababyeyi muri Nyagasani, kuko ari byo bikwiye. Wubahe so na nyoko mu mategeko yose, niryo rya mbere rijyana n'isezerano, kugira ngo uzagire ihirwe kandi urambe ku isi. Namwe babyeyi, ntimugakure umutima abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubakosore kandi mubagire inama zikomoka kuri Nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Uko umwaka utashye, ababyeyi ba Yesu Kristo bajyaga i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Nuko umwana amaze imyaka 12 bajya
bajyanayo uko babimenyereye umunsi mukuru. Iminsi mikuru irangiye barataha, umwana Yesu asigara i Yerusalemu, ababyeyi be batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari mu bo bagendanaga. Hanyuma bamushakira muri bene wabo no mu bamenyi. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamusanga mu ngoro yicaye ari hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi abasiganuza. Abamwumvaga bose batangarira ku bwenge bwe n'amagambo yabasubizaga. Ababyeyi be bamubonye barumirwa, maze nyina aramubwira ati, mwana wanjye watugenje ute? Jye na so twagushakanye umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Muyobewe ko ngomba kuba mu nzu ya data? Bo ariko ntibasobanukirwa n'ibyo ababwiye. Nuko ajyana nabo i Nazareti, agahora bumvira. Nyina abika ibyo byose mu mutima we. Uko Yesu yakuraga niko yungukaga ubwenge n'igihagararo, anyuze Imana n'abantu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Dusabire diyoseze yacu ya Kigali, ikuzo rya Bikira Mariya watashye mu ijuru, itwibutse ko tuhafite urugo n'umubyeyi, tubisaba Imana. Dusabire paruwasi zo mu Rwanda, imbyaro z'abakristu zite Mariya, umuhire zimwirukire nk'umubyeyi n'umuvugizi, tubisaba Imana. Dusabire igihugu cyacu n'umukuru wacyo, u Rwanda rwubaha ababyeyi, rurengera abakobwa, rugira ubuzima n'amizero, tubisaba Imana. Dusabire abana bose babona babitaho, nabo babumvire, maze bakure banyuze Imana n'abantu, tubisaba Imana. Twisabire natwe abateraniye hano, igihe dutegereje ikuzo twahamagariwe, tubyarire abantu umukiza, tubisaba Imana. Amasengesho hamwe n'andi menshi buri umwe afite ku mutima, tuyatura Imana tubinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya. Ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, Nyagasani amasengesho ya Kiliziya igutakambira nakunogere, maze impuhwe zawe ziturengere, ubwa Kristu umwami wacu. Amen.
cyane kuri uyu munsi twibuka Bikira Mariya mutagatifu, wowe wasamye inda y'umwana wawe w'ikinege ubasha bwa Roho Mutagatifu, ataretse kugumana ikuzo ry'ubusugi maze isi yose akayibyarira urumuri ruhoraho iteka, Yezu Kristo umwami wacu. Ariho abamarayika n'abatagatifu bawe bose bakesha gusingiza bishimye ubuhangange bwawe. Turakwinginze rero wemere ko amajwi yacu yifatanya n'ayabo, tukwamamaze tuvuga ubudahwema tuti: koko nyir'ubutagatifu Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba gusakaze Roho wawe kuri aya maturo maze atagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yagerageje ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa.
amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujya mubikora bibe urwibutso rwanjye. Muchunguzi wacu usingizwa nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe utuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga tworoheje twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya kristu naho mutagatifu aduhuze kunjye ubumwe. yawe yongeye ku isi hose maze uyiyobore mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Celestine Hakizimana n'umushumba wacu duturika igitambo none Antoni Kardinali Kambanda n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Wibutse kandi n'abarimu bacu bapfuye tuzire kuzazuka mwe n'abandi bose hafi usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri buturukaho. turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mugere w'Imana na Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka n'intumwa zawe ntagatifu mazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yezu Kristu umwami wacu. dawe Imana ushobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyikirizwa na Kristu ukabihabwa hamwe nawe ukabiyerwa muri we umwe bwa Roho umutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. uko twabibwirijwe n'Umukiza kandi abidutegeka kandi ubwe akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru
nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakaze amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti basigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi bumbire mu bumwe wobaho ugateka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nimwifurizanye amahoro.
hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore intama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Bine amaraso bya Kristo biduhindura bizatugeze ku bugingo bw'iteka. nitwa Irakoze Kiza Nicole abanurutse Archdiocese ya Kigali Paruwasi Saint Michel. Ijambo dufite nk'abana ni ugushimira.
turashimira umushumba wacu Antoine Bernard Kamanda atwemereye ko abana twese twajya dukora urugendo nyobokamana buri mwaka amina jambo ikibuga udukunde dushime dukuze umubyeyi Bikira Mariya. Turashimira komisiyo ishinzwe ikenerabushyo ry'abana muri Diyoseze ya Kigali, tugashimira ubuyobozi bw'ingore y'ikibeho batwakiriye, tugashimira abapadiri bashinzwe ikenerabushyo ry'abana mu maparuwasi yose, tugashimira inshuti z'abana n'abakateshisite badufasha. N'icyubahiro twishimira uburyo mwita kuri roho zacu nk'abana binyuze kwitaho mu kutwigisha ijambo ry'Imana ndetse no kuduha amasakaramentu bidufasha kutagasiga. Abana turishimye cyane, twishimiye uburyo Kiliziya iduha dukunda ikaduha umwanya wo kwisanzura, tugahura tukagira uruhare muri Kiliziya. N'icyubahiro mu bwemere tubabwira ibikorwa byaranze ubutumwa bw'abana. Muri uyu mwaka dusoza noheri y'abana twagize, utugoroba tw'abana, sande sikuru, pasiyonaje, korali z'abana, kubera kantoresi, inganzo ya Bibiliya, izirikana ubutumwa bwa nyina wa jambo ikibeho n'amasakaramentu y'ibanze. N'icyubahiro mubyeyi wacu, abana twasabaga ko niba bishoboka mwatugenera inyigisho zacu zihariye nk'abana, kandi turifuza ko iyo gahunda yagumaho. N'icyubahiro mutwemere twabwire imbogamizi dufite nk'abana, imfashanyigisho zidahagije, urugero ingando za Bibiliya, abadufasha muri patronage, abana batishoboye mu kwiga, kuri amafaranga y'urugendo nyobokamana ku bana, imibereho itari myiza kuri bagenzi bacu b'abana, amakimbirane mu miryango yacu tuvukamo. Nyiricyubahiro twasabaga ubutaha twazaza gutaramira umubyeyi twakicwa n'izuba dufite n'aho twicara. Nyakubahwa, turasabira isengesho dusabira imiryango yacu. Turangije tubashimira, murakoze. Bikira Mariya nyina wa jambo dusabire. Icyubahiro Musenyeri Bosco niyeguriye Imana. Bana Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Dukunde, shime, dukuze umubyeyi Bikira Mariya. Nakoze gukunda umubyeyi Bikira Mariya, tugira icyo tumukorera kugira ngo tumushime, tunamukuze n'isengesho. Bana, mujye musenga mwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya ubutumwa yaduhaye hano, yadusabye gusenga nta buryarya. Gusenga nta buryarya bijyana n'ibikorwa by'urukundo. Ibikorwa by'urukundo ni ukubaha ababyeyi, kubaha bakuru bawe, gukunda barumuna bawe. Ibyo byose namwe kubana neza. Ubutumwa rero bwa Kibeho tukaba dusabwa kubugeza no ku bandi. Yatwigishije isengesho ry'ishapule,
abana ishapure murayizi? Ishapure murayizi? babamera amashyi menshi n'impundu. N'abarezi n'ababyeyi babatoje mubashimire cyane, amashyi menshi n'impundu. Bikira Mariya akunda isengesho ry'ishapure kandi yaratubwiye ati bana banjye mujye munyiyambaza mbafashe. Abana mwananiwe? Mwananiwe? Twiyambaze Bikira Mariya aradufasha twese gusubirayo dufite imbaraga. Isengesho ry'ishapure rero, ishapure y'ububabare murayizi? Ishapure y'ububabare murayizi? Abatarayimenya bazayibigishe. Abana mwumvise basaba ko tubigisha tukabajijura, bafite inyota yo kumenya. Ndagira ngo rero basaseredoti bihaye Imana muri hano, babyeyi barezi, aba bana nitwe babwira. Abasaseredoti mutegure mufashe, abakateshiste dufite ndetse n'abandi, abarezi dufite ndetse n'abandi, kugira ngo twigishe abana bacu kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Ubutumwa bwa Kibeho rero, mwicuze musenge nta buryarya, mwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, muze hano kumwiyambaza, mwizihize iminsi ye mikuru. Ubutumwa bana ubungubu uko tubatoza, ariko mwebwe muracyafite imyaka myinshi imbere yanyu. Mwebwe tuzaba twarashaje, mwebwe muzabukomeze, sibyo? Muzabukomeze mubugeze no ku isi yose. Mu kanya twafunguye, twahaye umugisha icyicaro cya Pacis TV. Pacis TV murayizi? Abana murayireba Pacis TV? Murayizi mwese? Mujye muyikurikira, muzajya mugenda mujijurwa kandi munafatanya no gushimira Imana no kuyisingiza. Ifunguye icyicaro hano, ikazajya idusangiza ku bibera Kibeho byose. Icya kabiri, bana abamaze gukomezwa ni bangahe? Shyira ukuboko hejuru. Abakomejwe, ndabona mwese mushobora kubera Kristo umuhamya. Umuntu wakomejwe abashobora kuba umuhamya wa Kristo, sibyo? Ubu rero turagira ngo abana iyo mumaze gukomezwa ndetse n'abatarakomezwa, kugira ngo mujye mu miryango ya Action Gatolika, izajya ibafasha kubajijura bya bindi musaba, kugira ngo mwigishwe. Mu miryango ya Action Gatolika ni uburyo bubafasha. Inkoramutima z'Ukarisitiya zirahari? Zirahari inkoramutima z'Ukarisitiya? Muzamure ukuboko, ndabona hano ari benshi. Abasaberi barahari? Abasaberi baracyabaho? Barahari? Abarejiyo umubyeyi Bikira Mariya, abana ababyeyi, abana mujya mubinjiza mubatoza Regiyo Mariya ngo bakunde umubyeyi Bikira Mariya. Pueri Cantores, ndagira ngo muntize amashyi dushimire aba baririmbyi ba Pueri Cantores. Abana baririmbira Imana, mwumvise ukuntu baririmbye neza. Amajwi yabo barayagoroye, baritoza, baririmba neza indirimbo nziza. Andi maparuwase Pueri Cantores barahari? Murahari? Namwe mukomeze, kugira ngo imiryango ya Action Gatolika irabafasha gukomeza
gutunganira Imana no kugira uruhare muri kiliziya. Niyo twateguye igendo nk'izi ngizi, imiryango ya Kiliziya Gatolika ikabidufashamo, ababyeyi, abarezi batoza abana mukabibafashamo. Icya gatatu nshaka kuvuga, bana ubu ngubu muri biruhuko, mwitegure neza kuzasubira ku ishuri. Mwese ntihazagire uta ishuri, murabyumva? Ntihagire uta ishuri mujye mujya kumushaka umuzane. Nacyo ni igikorwa cy'urukundo, kugira ngo ye kuzaba mayibobo, ahubwo yige neza. Ejo ubwenge afite n'impano afite bizamugirira akamaro, bigirira akamaro umuryango we, bigirira akamaro kiliziya ndetse n'igihugu. Mujye mufashanya rero, urangaye mu ishuri cyangwa ucitse intege agashaka guta ishuri, umugire inama, umusure, mumugarure mu ishuri. Umubyeyi Bikira Mariya ashaka ko mwiga neza. Bikira Mariya, abana wa Kicukiro, bazoni pastorali ya Kicukiro userukira abandi. Urugendo nyobokamana n'urwanyu, abasaseredoti bakabaherekeza. Kicukiro, Gahanga, Kicukiro yaje, arabahagarariye mwese, nimumuhe amashyi menshi n'impundu. Kristo Yesu akuzwe. Abafite ibikoresho by'ubuyoboke n'amazi babifate, muhaguruke, umwepiskopi wacu abihe umugisha. Bana ubu ngubu tugiye kwakira umugisha wa Bikira Mariya urangwa n'amazi y'umugisha. Bikira Mariya hano Kibeho yaravuze ati, nimuhire indabo zanjye, nimuhire indabo zanjye zituma, kandi indabo nziza zinyuranye. Bana uko munyuranye mu myaka, abahungu n'abakobwa baturutse mu bice binyuranye bya Diyosezi ya Kigali, indabo zisobekeranye amabara n'ubwiza bwazo. Bityo rero muhaguruke, tubanze duhe umugisha amazi, hanyuma ibikoresho mwazanye, amashusho, ibitabo, imidari, impeta, amashapure, imisaraba, amazi, ibikoresho bibafasha mu gusenga, bihabwe umugisha. Hanyuma namwe ubwanyu mwakire uwo mugisha w'Imana. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Dawe Mana, soko y'ubuzima bwose n'ubutungane, wowe wahaye abana amazi atanga ubugingo n'ubusukure, manurira umugisha wawe kuri aya mazi, kugira ngo wavugurure muri twe ingabire y'abatisimu twahawe, kandi atubere ikimenyetso cy'umugisha wawe, kubwa Kristo umwami wacu.